Hi guys, ni Jadosnet Media nk'uko bisanzwe, akaba ari YouTube channel yanyu itwigisha ibintu bijyanye na technology. Kuri uyu munsi rero tugiye kureba ikintu twita SEO. Iyo tuvuze SEO mu magambo arambuye ni Search Engine Optimization, cyangwa se ni uburyo YouTube ikora video yawe ikajya muri search side. Ni ukuvuga ngo kuri YouTube umuntu yakwandika title, wenda tuvuge ndashaka kureba wenda uko nafungura email, najya nandikamo ngo ni gute wafungura email kuri telefoni yawe, hanyuma video yawe ikaba ari ibanza kuza mbere. Mujya mubibona ukandikamo wenda ati se amakuru agezweho, ukabona bahise baguha video iri hejuru y'amakuru agezweho. So icyo gihe rero uriya muntu buriya bafite SEO iri hejuru, search engine. Ni ukuvuga ngo iyo basacinze title ya video runaka niyiza mbere y'izindi. Rero tugiye kureba ese niki wakora kugira ngo nawe ugire search engine optimization, SEO. Ni gute wayubaka muri YouTube channel yawe. So nimba uri mushyashya rero muri ishuri ryacu, wakanda kuri subscribe, like and share, nibajye gukanda kukazagera kugira ngo video tuzadushyiraho zijye zibasha kugera mu buryo bwihuse. Tibutsa yuko iri ni ishuri ryigisha ibijyanye na technology ku bantu bubaka YouTube nshyashya, tukazaza tugigiramo ibintu bitandukanye. Twagiye rero, hari ibintu birindwi ugomba gukora kugira ngo ugire SEO nziza cyangwa se search engine nziza, kugira ngo abantu nibaza basearchinga title ya video ujye ugaragara mbere. Mushobora kuba mwese mwakoze ibintu bimwe ariko video zawe zikajya zigaragara mbere y'izindi. Urugero wenda ushobora kuba turi abantu benshi, wenda tuvuga turi abantu wenda nka 20 bigishije ati reba uko wafungura YouTube channel yawe, hanyuma ariko wabyandika muri YouTube muri search akaba ari ngiye ubanza kubona mbere. Ibyo nibyo tugiye kureba, ni ibintu rero bigira kuri birindwi. Cya mbere icyo bita keywords, amagambo shingiro. Nuvuga ngo amagambo abantu bakoresha bashaka video zawe niyo uba ugomba kugira gute kwandika muri title yawe cyangwa se muri description. Niba video yawe ari wenda tuvuge wenda ugiye kwandika wenda video yawe wenda uko wakora channel YouTube, amagambo shingiro ushobora kuba wakoresha, ushobora kwandika wenda uko wakora YouTube channel, uko YouTube ihemba, monetization ya YouTube n'ibindi. Wenda tuvuge na title ushaka kwandika. Uvuga ngo icyo ukora rero, shyira amagambo muri title cyangwa muri description cyangwa muri tags ajyanye n'ibyo ugiye gukora. Hanyuma ikindi gice cyangwa akantu ka kabiri ugomba kwibandaho title ikurura abantu. Uvuga ngo abantu bapfa kwandika title uko biboneye, kandi ubundi uba ugomba kwandika title ikurura abantu. Uvuga ngo andika title mu buryo bw'ubushakashatsi, uburyo bari bushake YouTube title yawe bakayibona. Igomba kuba irimo za keywords. Urugero wenda uko wakwemeza YouTube kwishyura wenda abanyeshuri wenda mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukabyandika ku buryo keywords yose uri gushaka video yawe, ibikubiye muri video yawe ku buryo byose biri buze kuza muri title yawe. Cya gatatu ni description yuzuye. Iyo tuvuze description yuzuye, ibigizwe n'amagambo asobanura neza video, byibuze amagambo 150 asobanura video ni iki kiri muri video, ukabyandika muri description, ugashyiramo keywords, icyo twise keywords byinshi ku buryo busanzwe, ku buryo butari bubashe gukomplika abantu, nibigire n'ubusobanuro butari clear cyangwa se butameze neza. Ushobora gukoresha link muri description ukazishyiramo kugira iyo link y'iyo video, kugira ngo uri buze kuza gukanda muri iyo link description wenda yigendera yazo ngagiye gukanda ahandi abashe kongera kugaruka kuri ya video yawe. Number 4 cyangwa point ya kane cyo bita tags. Abantu benshi ino point ya kane ntabwo bayita tags. Tags ni amagambo afasha YouTube kumenya icyo video yawe isobanura. Nuvuga ngo ni amagambo arimo ubusobanuro bwa video yawe. Shyiramo ijambo rinini cyangwa se icyo twita broad keyword, amagambo menshi ashobora kuvuga, ashobora guspecify cyangwa se kuvuga by'umwihariko icyo video yawe iri buze kuba iri buvuga. Fungura YouTube channel yawe ugashyiraho wenda ati
uburyo wakora video nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo. N'ubundi tags ushyiramo amagambo asobanuye video yawe. Cya gatanu cyangwa se point ya gatanu nicyo twita thumbnail. Thumbnail ikurura amaso y'abantu. Ibi twabivuze mu mavideo yatambutse. Nimba aribwo bwa mbere utwiyunzeho, wajya muri video zabanje ukareba uburyo wakora thumbnail nziza, nibiki wakandika muri thumbnail, nirihe bara wakoresha muri thumbnail kugira ngo abantu babashe kubona video yawe imbere. Kimwe muri ibyo bintu rero harimo thumbnail. Thumbnail twabivuzeho muri video zatambutse by'umwihariko. So bakubwira ko rero thumbnail point ya gatanu ugomba gushyiramo thumbnail isa neza, ifite ibara rikurura abantu bitewe niba rukunda, kandi iryo bara rikeye bitewe nuko ubigena. Ukandikamo amagambo make ariko agaragaza neza ibyo uri buvugemo, ishusho y'umuntu cyangwa se ukagaragaza iyo video yawe ikiri gukora. Nimba wenda tuvuge wenda ari ibintu bitangaje, ushobora kwifotora ifoto wenda watangaye ukaza kuyishyiraho. Mbega muri make thumbnail nziza muri video twarayivuze, kuba twatangiranye kwiga ndabizi neza ko bazi gukora thumbnail ishobora kuza ari iya mbere mu rwego rw'isi. Ya gatandatu ubwo turi kujya tuvuga point zakongera SEO yawe cyangwa se search engine yawe. Number 6 is engagement. Iyo tuvuze engagement ni nko kwemeza abantu cyangwa se gukurura abantu. YouTube izamura video zifite like, comments, share na watch time. Ngo niyo mpamvu nanjye iyo bigezemo hagati mbabwira ngo mukore share and like, ko YouTube igira gute ifata video zawe ikaziha abandi batari bigeze bazibona. Ngo uko abantu bongera likes niko video yawe bayisunika, uko abantu bongera comments niko video yawe bayisunika, uko video yawe sharing niko video yawe bagira gute, niko YouTube iyiha abantu benshi cyangwa se iba popeting. Mujya mubona iyo ufunguye YouTube ugiye kuranga video ugafungura YouTube, hari video zibanza. Brazil video muri ayo masaha cyangwa se muri ayo masegonda nizo ziba ziri kuhitinga, niyo muri ako gace cyangwa se bitewe n'ibyo ukunda kureba. Ubwo tubonye yuko rero ugomba kugira engagement cyangwa se intera y'abareba video zawe. So ibyo rero bikongera n'amasaha, kandi twabonye yuko watch time ari cyo kintu aba new creators cyangwa se aba new content creators nicyo kintu duhura nacyo kikatugora kukibona. Rero niba ushaka kubona amasaha menshi wakora ibi bintu, zino point zose nkubwiye ukazivugurura. Niyo mpamvu rero uba ugomba gushishikariza abantu ukanda like, subscribe and share kugira ngo video yawe bagira gute, video yawe YouTube ibone ko yakunzwe, hanyuma ikwirakwiza ku bandi. Hanyuma point ya karindwi cyo twita playlist. Hari abantu benshi bakora amavideo ariko badakora playlist y'amavideo yabo. Uba ugomba gufata video zawe ukora, nimba ari video ukora kuri technology cyangwa se kuri topic runaka. Nimba tuvuge wenda mujya mubona wenda urugero nka Papa Sava akora Papa Sava series, hanyuma agakora ariko n'izindi video zitandukanye zisekeje. Ngo buriya playlist ya video zindi zisekeje zitari Papa Sava ziba ziri ukwazo, hanyuma na Papa Sava ukwazo. Wowe nk'ureba ubona izo video zose zikujeho, ariko we aba yakoze playlist. Nimba ushaka kumenya uko wakora playlist ubyandike muri comment, hanyuma video itatu zaza tubikoraho. So uko bakora rero playlist mu magambo make, kwa tuvuga ko ubutaha ni mu bishaka ufata video zawe ukazikorera list, hanyuma iyo list ukayandikaho izina, ariko iryo zina rikaba rifite keyword. Ibi bifasha YouTube kumenya ko video zawe zifitanye isano kandi zikakongera. Ngo wowe zikongerera iki views. Ngo icyo bigufasha gukora playlist ni uko video ushyize muri list imwe YouTube ibona ko zifitanye isano, ngo ari zimwe nyine, hanyuma ikabona ukuntu izohereza. Nimba abantu bakunze video yawe wenda y'ukuntu wakora SEO yawe neza, icyo gihe iyo video nibayireba, za video zose ziri kumwe n'iyo video yawe zose abantu bazazireba. Ariko izitari kumwe n'iyo video yawe nubwo ziri kuri YouTube channel yawe zo ntago bazagira gute, ntago YouTube izazifata nkaho ziri muri search engine. Mubishaka moroka ko gukora playlist. Rero ndakeka ari ibyo bintu birindwi.
icyo nakwibutsa kuri SEO yawe ni uko SEO ya YouTube si ibintu byo gukora rimwe gusa, ahubwo ni umukino uhora ukinwa cyangwa se ni ibintu uhora ukora kuri buri video kugira ngo YouTube izarikoganize cyangwa se izamenye ibyo ukora. So icyo nakubwira rero ni uko iyo uri gukora SEO ya YouTube channel yawe ntago ari ibintu ukora rimwe, ahubwo ni ibintu uhora ukora buri uko ukoze video. Buri uko ukoze video ugomba kwitondera ziriya point 7 twarebye haruguru. So ibyo rero uko ugenda ubikora kuri buri video ukuza ziriya point cyangwa se ari amabwiriza 7 nababwiye haruguru, icyo gihe video zawe zitangira kujya zibanza abantu bakazibona mbere muri taburo. So guys, rero byari ibyo ngibyo, ni ibintu birindwi nagira ngo mbabwire kugira ngo twubake ya SEO yacu. Hanyuma hari n'abantu batari bazi SEO icyo ari cyo. Ni search engine optimization, cyangwa se ni uburyo YouTube ifata video zawe ikazishyira ku mwanya wa mbere, abantu bakajya bandika title ya video yawe, iyawe ikaboneka mbere y'izindi, kabone niyo mwaba mwayikoze muri abantu 100. So rero mwakoze kwihangana, mwakoze kunyumva, turi kumwe, ciao ciao.